fasi yote nishakuwa mulozi. Ahantu hose nahindutse umurozi. Bavuga ko mbafata nk'abarya imibiri yabo ariko siko bigenda. Ni mulozi. Apparemment anajua venye anakuwa ndani, ndio maana anakamata wale wanaume epia na bakula maetwale zabo. Mu bigaragara byo ni umurozi. Ibyo akora arabizi. Niyo mpamvu ufata abo bagabo agatwara amahirwe yabo yarangiza akabica. Niko abantu benshi bakunze kuvuga. Si umwe si babiri kuri ubu abagabo 5 bamaze gupfa nyuma yo gukundana nawe. Umugabo wese bakundanye ahita apfa. Yakundanye n'abasore benshi ndetse yakoze ubukwe n'abagabo bagera kuri 2, ariko abo bose bakundanye nawe birangira bapfuye. Ibi byatumye abantu bose baturanye nawe batangira kumutinya cyane. Ese niki cyica abagabo bose bakundanye n'uyu mugore? Ese koko yaba ari umurozi nkuko benshi babitekereza? Ibi akaryo tugarukaho mu nkuru yacu y'uyu munsi. Bahaye ikaze. Wananiita mulozi. Asemila wakulaka. Kwa majina naitwa Gloria Kalambo. Gloria Kalambo ni umugore utuye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma mu gace kitwa Katindo. Uyu mugore avuga ko agorwa no kuvuga inkuru ye bitewe n'ibihe bibi bikomeye yanyuzemo. Ni umugore uba wenyine, nta mwana agira ndetse nta n'umugabo. Inkuru ya Gloria Kalambo yatangiye ubwo yari umwana muto w'umukobwa. Ni umwana wavukiye mu muryango ukize, aho yabonye buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo umwana akure neza. Yize amashuri abanza ndetse yiga n'amashuri yisumbuye. Ubwo yari umunyeshuri yahuye n'abandi benshi nk'uko abandi bose bahura bakamenyana. Uko yakuraga kandi niko yarushagaho gutekereza uko nawe yakubaka umuryango we. Muri icyo gihe amaze gukura yahuye n'ikintu atari yiteguye cyamutunguye ndetse gihindura ubuzima bwe bwose. Mu by'ukuri ibi ni ibintu nanjye ntazi uko byambayeho, biragoye kubisobanura. Nahuye n'abagabo batandukanye ariko mu by'ukuri mu byo bwo kwishimisha nk'abandi bose. Nyuma rero naje gushaka kubona umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye, nkakora ubukwe, nkabyara abana, nkatangira umuryango wanjye mwiza, ariko nta mahirwe nigeze ngira. Nahuye n'umukunzi wanjye wa mbere, turakundana. Mu mezi 2 dufata icyemezo cyo gukora ubukwe. Twakoze ubukwe bwiza bubereye ijisho, twishimye, ariko nyuma y'ukwezi kumwe gusa umugabo wanjye yaje gupfa. Wari umunsi usanzwe nk'iyindi. Umugabo wanjye arabyuka ajya mu kazi nk'ibisanzwe, aza guhura n'impanuka ikomeye cyane y'imodoka maze ahita apfa. Ni inkuru buri wese yumva akagira agahinda, aho umuntu wese yakumva uwo mubabaro wo gupfusha umugabo mwakundanaga mumaranye ukwezi kumwe gusa. Ni ukuvuga ko abo bombi bari bakiri mu kwezi kwa buki. Gloria yaje kwiyakira uko ntawe yari gushinja urupfu rw'umugabo we wa mbere bishwe n'impanuka. Yarabyakiriye, yumva ko byari mu mugambi w'Imana. Byari bihe bikomeye kuri we, ariko yarakomeye akomeza ubuzima bushya ari wenyine. Kweli maisha yalikuwa nguvu sana. Nyuma y'ibyo nari maze kunyuramo, ubuzima bwanjye bwabaye bubi cyane. Ntangira kubura ibyishimo, byari bigoye kubyakira, ariko natangiye kugenda niyakira, nshaka uko nagarura ibyishimo byanjye buhoro buhoro. Nyuma yo gutangira kwiyakira no gushaka uko yakongera kwishimira ubuzima bwe, Gloria yaje guhura n'undi musore amwitaho cyane ndetse batangira urugendo rwo gushaka kubana, ariko nawe birangira uyu musore apfuye. Nari namaze kumwemerera ko tuzabana. Nyuma y'amezi 3 gusa dutangiye kwitegura kubana, yaje gupfa azize uburwayi. Kuva icyo gihe nanjye natangiye kugira ubwoba bwinshi kuko bwari ubwa kabiri ibintu nk'ibi bimbayeho. Gusa ku rundi ruhande ntabwo nigeze nirenganya kuko muri bose nta numwe twigeze tugirana ikibazo mbere y'uko apfa. Buri mubano wose hagati y'abantu babiri bakundana utangirira mu byishimo iyo urangiye utageze ku ntego yawe. Kuva ku mugabo wa mbere wakundanye na Gloria ndetse bagakora ubukwe kugeza kuri uyu wa kabiri, bose ibyo byarangiye mu buryo bugoye kumva. Ibyatumaga Gloria ahora yibaza impamvu ibyamubayeho bikamugora kubyumva. Najuliza nishaka line wala. Natangiye kwibaza byinshi, nibaza niba ari imyuka mibi bakizemo, nibaza niba ari ibibazo byaturutse mu mateka y'umuryango wanjye, mbura igisubizo. Uyu mukobwa yakomeje kugira ubwoba bwinshi kubera ibyo bintu byamubayeho, gusa ntibyabuzaga abasore gukomeza gushaka kumutereta. Yakomeje ubuzima bwe ariko adatuje,
aza guhura n'undi musore wamukunze nawe apfa mu buryo butunguranye. Uyu akaba ari umugabo wa gatatu wari upfuye nyuma yo gukundana n'uyu mugore. Umugabo wa gatatu yaje mu buzima bwanjye, aza afite urukundo rwinshi ntigeze mbona. Yarankundaga cyane, aza gupfa tumaranye amezi 3 gusa. Ari nabyo byabaye ku mugabo wa kane twakundanye. Natangiye kwibaza byinshi ku buzima bwanjye. Byari bimeze nko kureba filime kuko ntiyumvishaga impamvu ibi biri kumbaho. Nyuma yo gupfusha abagabo bagera kuri 4, Gloria yatangiye kwibaza niba yaba ari amakosa ye kuba yarahisemo gukunda abo bagabo bose, agakomeza gukunda kandi azi ko bose birangira mu marira bapfuye. Yafashe umwanzuro wo kutazongera gukunda ukundi kuko yabonaga abantu benshi bakomeje kubabazwa kubera we, yaba abo bagabo bakundanye nawe bose bakaza gupfa ndetse n'imiryango yabo yasigaraga mu gahinda ko kubura abayo. Nubwo atari njye wagize uruhare mu rupfu rwabo, natangiye kwibaza ko uko biri kose bapfa bazira kwinjira mu buzima bwanjye. Nyuma yo gufata icyemezo cyo kutazongera gukunda ukundi, Gloria yafashe icyemezo cye cyo gutuza, agahugira mu bindi bintu, akagendera kure ibijyanye n'urukundo, atangira kwiyitaho no gukora imirimo ituma ahuga cyane. Gusa umunyarwanda niwe wavuze ngo ikizakubaho ntaho wagihungira. Wakati vile nilifikia nikasema Nagerageje kutazongera kwisanga mu rukundo nanone, ngerageza kubaho nta mukuzi mfite. Gusa byabaye igihe gito, ntangira gutekereza ko ntakwiye kwishinja ibyabaye byose ku buzima bwanjye. Umwaka ushize naje gukundwa n'umusore, banza no kubyanga kubera ibyo nari maze gucamo byose. Namutekereje inkuru yanjye ntacyo nsize. Uwo musore ntiyanciriye urubanza, ahubwo yihutiye kunyumva ndetse yemera ko dukundana. Ariko njye nabikoze mfite ubwoba bwinshi ko nawe yapfa. Tumaranye amezi 3 dukundana, kuri iyi nshuro natangiye gutekereza ko byo bishobora kuzagenda neza. Ntangira kwiha igihe cyo gukira ibikomere byose nari mfite. Mu mezi 3 twari tumaze dukundana, twagiranye umubano mwiza cyane. Natangiye kumva ko uko byagenda kose kuri iyi nshuro ngiye kubaho mu buzima bwiza bw'ibyishimo. Twaje gukora ubukwe, ibintu byose bigenda neza. Gusa hashize iminsi mike tubana, mu ijoro rimwe ntazibagirwa, umugabo wanjye yambwiye ko ari kuribwa n'umutwe. Twagiye kuryama ariko ibintu birushaho kuba bibi. Muri iryo joro twafashe icyemezo cyo kujya kwa muganga. Gusa byabaye by'ubusa kuko yaje gupfa turi mu nzira tujya kwa muganga. Uwo munsi Gloria yatangiye kubona ko ibyo yafataga nk'ibisanzwe ari ibintu bikomeye ku buzima bwe. Ubu Gloria utagira umugabo, nta mwana, aribana wenyine ndetse ahora yibaza ko nta mpamvu n'imwe afite yo kubaho. Gusa ko ari umugore uzi kwihangana, yafashe icyemezo cyaje guhindura ubuzima bwe nubwo kidashobora gukemura ibibazo byose yanyuzemo. Byabaye igisubizo ku buzima bwe ubwo yatangiraga kwiyegereza Imana agasenga, uko nta wundi yabonaga wari kumuba hafi muri ubwo buzima. wakati alifika Umugabo wanjye namushyinguye nk'uko nashyinguye n'abandi. Gusa nafashe icyemezo cyo kutazongera kwibona muri ubwo buzima. Ntangira kwiyegereza abakozi b'Imana ndetse no gusenga Imana cyane. Sinari kwishoboza kuva muri ibyo bihe nari ndimo. Nahuye n'imbogamizi nyinshi z'amagambo, abantu baramvuze. Umuntu wese wumvaga inkuru yanjye yanshinjaga kwicira abo bagabo bose uko ari 5. Ariko kuko nahisemo kwegera Imana nkasenga Imana, nubwo nari mu buzima bugoye cyane bushaririye, kugeza kuri uyu munsi gusenga biri kumfasha. Gloria ubuzima bwe yabushyize mu Mana, atangira gusenga cyane, avuga ko yizeye ko Imana izumva amasengesho ye ikamusubiza akabona ibyishimo bye yabuze. Kuri ubu ni umugore ukomeye, gusa agurwa n'abadasiba kumwita umurozi kubera ubuzima yanyuzemo. Kaka, kitu tunaweza sema, ndi kugerageza gusenga nubwo bitoroshye kubera abantu bahora banyita umurozi, haba imiryango y'abo bagabo nashatsemo, yaba abasore twakundanye, imiryango yabo, abaturanyi banjye bose banshinja urupfu rwabo, bavuga ko ari njye wabishe. Kandi mu by'ukuri nanjye sinzi uko byagenze. Ntabwo ndi umurozi, nanjye nisanze muri ibi ntazi aho biva. Rimwe na rimwe ntekereza ko ndi umuntu utaragize amahirwe, nkumva nanze ubuzima. Gusa nahisemo kwegera Imana nkasenga, kandi nizera ko izankorera igitangaza umunsi umwe. Rimwe na rimwe niyumvamo amahoro adasanzwe iyo maze gusenga, ari nabyo bituma numva ko Imana iri kunkiza ibikomere. Gusa nshaka kubwira isi yose n'umuntu uzanyumva ko nta ruhare na ruto nigeze ngira mu rupfu rw'abo bagabo bose. Nta n'umwe nishe,
nubwo abantu bose babinshinja. Mureke kunshinja ibyo ntakoze. Rimwe na rimwe mu buzima abantu bahura n'ibibazo bikomeye, bakaba bakeneye ubufasha aho kubajura tubashinja kubigiramo uruhare kandi barengana. Ndasaba buri wese kunsengera kugira ngo Imana izamfashe kuva muri ibi bibazo, nanjye ngire umuryango wanjye. Iyi nkuru ya Gloria ni inkuru benshi bagaragaje ko irimo isomo ry'ubuzima rikomeye, ko umuntu ashobora guca mu bihe bibi bigoye kandi nyamara nta ruhare yabigizemo. Gusa icy'ingenzi ni ugukomera ukabicamo ukomeye. Reka mbashimire cyane mwese twabanye, mukomeze mushyigikire mukora subscribe, like, share na comment.